Yes, this is ibyabasani nkuko byahoze nkuko mwahoze. Twongeye tugaruka rero ubu munsi tubafitiye inkuru yabiciye bigacika ku mbuga nkoranyambaga, aho mu gihugu cya Tanzania, aho ibintu intambara mu muziki. Abizi ko tuvuye mu ntambara zacu zo mu Rwanda mu muziki, ubungubu rero twinjiye muri Tanzania. Ahangaha rero ku bahanzi babiri bakomeye cyane, ku buryo byafashe impande zose z'igihugu zibikinjira mu basani bose b'igihugu, aho Mr. Diamond Platinum ari guhangana na Alikiba. Ese ibi bintu Diamond na Alikiba bari gupfiki muri make? Nyuma ho Diamond afashe icyemezo cyo gupostinga kuri Instagram yiwe, akandika akavuga ati njyewe uyu mwaka no wanjye, nubwo bwose mwarimu kuvuga ko ntari gukora neza, narindi busy no muri businesses. So rero nagarutse uyu mwaka mu wunsinyire kuva muri uku kwezi kwa gatandatu kugeza mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 mu wondekere. Icyo kintu rero cyakomeje kurya umuhanzi Alikiba, yanga kubireberera gutyo gusa. Aravuga ati nanjye uyu mwaka no wanjye ntabwo uzaba wa mbere mu gihe nyiri muri iki gihugu. Uko niko intambara rero zatangiye, aho byageze ku buryo buri wese n'abakunzi be b'abahanzi b'inshuti ze bagiye ku ruhande rwe, ku buryo uruhande rwa Diamond rurimo abahanzi batari bakeya, ku ruhande rwa Alikiba nka Kings Music rurimo abahanzi batari bakeya. Kubu bongeye barongera barapostinga ngo Diamond ubwe yongera arapostinga uti aravuga ati ngo n'imvura y'amabuye y'indirimbo ngiye gusohora, imwe ivaho itari yavaho hajyaho indi, imwe itari yavaho hajyaho indi. Na Alikiba arongera aravuga ngo none ati ibyo ngibyo ni amagambo, ati noneho njyewe ni mufururu, urumva njye noneho ni umuyaga, indirimbo itari yanashira nzajya banakizeho indi. Ibyo byateye abahanzi benshi urujijo, ibyo bikomeza gutera imvururu mu gihugu, ku buryo ku ruhande rwa bombi batari kumvikana neza, ku buryo n'abahanzi ubwabo bari kuvuga ngo ese ko muri abahanzi bakomeye murapfiki, murakomeza kurwana, ese twe turabona platform gute, turabona trends zacu gute, ese mwubona mwari mwe bahanzi kamara muri kino gihugu? Ku buryo nk'umuhanzi nka Mac Voice yagiye hanze pe arabivuga ati mugayizi mutureke natwe dukore, mutureke natwe dushyireho izacu, izo za trends zanyu. Ibyo ni byiza ko mwakora, ariko namwe mureke n'abandi bakore, ntago byaguma ari mwebwe gusa. Twebwe indirimbo zacu zikomeza zirahiramo, cyangwa tubategereze kugeza igihe intambara zanyu zarangirira. Rero ibyo ngibyo bikaba bitari gukozwa. So kubwo bafashe ibyemezo, impande zimwe na zimwe zikajya ku ruhande rumwe, izindi zikajya ku ruhande rumwe, aho umuhanzi Mario yadesize kujya kwa Alikiba, na Rayvan aravuga ati nanjye sinabireberera aho boss, umuntu wabaye boss wanjye nanjye ndongera mbatemo. Ubwo rero na Rayvan ahita joining intambara y'imiziki, ku buryo nayo yavuze ngo nanjye noneho n'umuriro. Ibyo ngibyo nibwo Harmonize yabibonye. Harmonize utari uri mu gihugu imbere, ari muri Amerika ari gukora indirimbo, nibwo yabibonye aravuga ati no guys, amurekereraho izo ntambara z'amagambo please. Buri wese yacuruza uko abyumva, wakora byihuse, yakora ibi genda buhoro. Twese turabakozi, twese turakora, kandi muri make twese biraduhahira. Kandi nuko rero ubwo ya postinze indirimbo
ye na Rayvan yahise ashyiraho indirimbo ye shyashya ari kumwe na Diamond na Jux. Ibyo byongeye kuzamura undi mwuka mubi mu bahanzi, avuga ati none ibingibi ntabwo byagakwiye ko Harmonize ya posting indirimbo na Rayvan akongera agaposting indirimbo, kandi aba bombi batari bari mu ntambara. Ibyo byongeye kuzana umwuka mubi cyane utari mwiza kabisa, nka Harmonize wari ukora indirimbo ye ari hanze, so indirimbo yarayitiganyijeho byinshi, ariko indirimbo ikaba iguye mu mporera z'abahanzi bakomeje kugenda barwana n'amakompetisiyo atari makeya. Dukomeje kubafite izindi nkuru nyinshi cyane zo mu za entertainment, niko twababwiye ngo entertainment izabagezaho entertainment, turaje tubahereze rero n'ibivugwa muri Nigeria, n'ibivugwa muri Ghana na Nigeria, nabwo intambara zongeye ziravutse. Wowe komeza ukurikirana entertainment, ubundi tukugezeho ibyo wifuza byose. Ciao, see you the next video. Come kora share and subscribe, ntubyibagirwa, kandi niba utanabishaka, see you tomorrow, see you, bye bye.